none se nshuti yanjye ko mbona umwana w'abandi wamukunze cyane nuramuka umubuze bizagenda ngo ariko mana fasha n'ukuri niwe niringiye impuze na kera ibyanya byo tugumane kuko nibwo nzabasha kugira ikintu nkora kigakoreka mana fasha pe ariko njyewe nta ikintu cyose byansaba nagikora kugira ngo Jeff atazanca mu myanya y'intoki pe ariko se nanone ko Nadia turi ari se we umeze neza ariko neza cyane iminsi baye myinshi mwana umva rero reka nkubwire za diru umva narazikomeje kandi ewana reka nkubwire zigeze kure ahubwo wowe mbwira nje ndi mu mbaraga neza fresh we nta kibazo ufite se reka nkubwire dore ngo ni wa muniga wanjye bona kubwiye ngiye kureba ndabona arenze wakira umbaze karenze sera rero nibyo nandi kukubwira reka nkore nakakajama k'inshuti ye akahese reba agatipe urumva kakamba ubugofero kakisilamu kandi kananutse cyane kameze ukuntu urumva ako gakoro twarihuriye reka ngutere story arambwira ati tuzacikishe ngo kari akajama nako kankubita indi miliyoni urumva se nanjye narakemere kandi ko reka numvishije ari byo mana ntago ngiye kubarwaho amaraso y'umuntu ahubwo reka dukenyereye kuri izo miliyoni ako kandi izo miliyoni tugomba kuzibona unyumve neza oya no kugira no guhita umuntu amu urimo neza cyangwa uza umva rimwe ibitugu tumurangiza uzaturaburize wa kintu oya ntabwo ndikirabo wangu sawa kirazishyireho umwana ngiye reka mbabwire rero uburyo tuzabigenza neta twagafashe ngiye numva tuzanza tukagatwara ahantu numva tukanza tukakikomera ku buryo nta muntu uzashona nyine banza wumve wa kintu uzi boss ukuntu namubonye se azaturika hasura nuko ugenda gake tuzagenda gake kaje ku buryo nta muntu uza kugenda gake nakuzarira by'imijenje oya ntaguhubuka no kugenda umuntu yitonze uriya mu boss yawe uzatatabonye agatwe ntacyo twavugana nanjye azahita ndangiza ani murabizi diru ninjye uri kuyidiringa ifaranga umenye ko atari ukujya mu muhanda ngo uritore rero reka nkwereke tuzafata karanga tukadihe urumva tubahamagare niba bagiye kuza wumve turi kukabiza tugacikishe gace nko mu muryango w'inyuma ahantu ukuntu kirukanka ko byibura bari bahageze babibonye bumvishe nk'ijwi ry'umuntu uri gutaka ni ukwambara umupira w'umukara ingofero y'umukara byabona ngombwa bote ukayambara amani ku buryo kiriya cyuma uzakirobeka muri bote nta muntu yashona icyo ugiye gukora ni ukwipampa kuko kwambaraho ibyo ni ibintu birenze ahantu babarara kwambara tukikwiza uyu mujama ariko mani nizere ko umva turaburiza ibintu ntago ndikirabo ibintu nuko urimo neza ngenda mwizeye nimba urimo neza ashyiraho wa kintu ngenda mwizeye ko namuzanye muzi binamukuye ibyapa n'ubundi ibyo nibyo nshaka urumva ibyo nibyo nshaka ubwo rero gahunda ni uko imeze yes ahubwo ubu umunsi no turindiriye Vance twayibonye Vance yo twayibonye umunsi ubu ni ukenewe sikose niko bimeze mana twavamo kandi nyine situzara buri kuri munsi za miliyoni tuzikenyere tugomba kuzijya we rero gacira umva rero kanjye kuri akajama urumva se nako kabanze kantere mapo za mafaranga ndebe ko hari ayo mba mfasheho si byose ayambere sinabwiye ko nyakenyereyeho yego mana rero reka mbanze njye no kureba nako gatipe kabanze kampereze kuri ayo ngaho yenda nubitanze nanjye nketa mbarabura gatakareho buratubwira natwe turahari umva ntari bikaze sawa ni godus Sawa umeze utese ko ntaribi kukeye se nta gitima kibe wana imihanda nyine nuko nyine yangize soshona amakuru mashyashya se amakuru arahari ahubwo mbwira zadiru bimeze bite kandi nayakenyere Vance nayifashe bayaguhaye amafaranga yego ko bananjye bayampaye ubwo nawe gira ikintu mbwira Ninavuganye nabo rero bambwira ko nabo bagomba kuguha amafaranga sibyo bagomba kuguha amafaranga kandi amafaranga barayemeye kandi n'amafaranga aratubutse
sibyo se kuko ntabwo byaba ari byiza guhemukira iki uramujyama nyine ayo mafaranga ngibyo ntabwo mbyitayeho azaboneka ryari ya mafaranga nayahawe kandi barimo baramushaka ubundi ari amafaranga aba bararayampaye nkayaguha ariko ngeze aho ndavuga iti kiza nazazana uriya mukobwa cyangwa se nazazana uriya mujyama ugahura nabo ari amafaranga bagakora iki bakayaguha mpuje nabo se ryari kungi iminsi bampaye ari mike ikiza ubwo wenda ubwo baguhaye ari amafaranga turadufaranga reka nagiye kumuvugisha sibyo mvugisha ari family dupanga uburyo nazaguhamagara nazakuvugisha uze mugirana amasezerano baguha amafaranga sibyo birangire sibyo wanjye ntaribi ubwo ikibazo uko muzatinda oya ntago byanarangiye ejo cya nabyumvishijemo umashaka kubyihuta oya iki cyumweru ndaguha igisubizo kandi kizaba cyiza nzi ko neza zishimye mu boss ushaka ko muri gasirira umuntu ariko se wigira ikibazo uyu munsi ngira ngo turi kuwa gatandatu je ni ku cyumweru sibyo se kandi nkubwiye kare iki cyumweru ndaje ngende nanjye ni umukoro umpaye n'ubundi amafaranga bari bayafite icyaboraga no kugira ngo wenda dupanga umunsi wenda tunazakujyana mu mahomo yabo baguha iki baguha ifungo sibyo nturare utabageze mu byo ku cyumweru nzaguha igisubizo kandi kizaba ari cyiza sibyo se nta kintu bintu nkaye tuzasubira sibyo se kandi ntugire ikibazo sibyo sawa Chanera uraryoshye muri iyi minsi kabisa ndi kubona udasanzwe wambara ukikwiza cyangwa reka sinavuga muri iyi minsi gukora amafaranga ibi ni ibisanzwe nyine ara n'ibisanzwe nimba ari uko iminsi yari iciyemo ari myinshi tudahura ariko sha nawe urangana unangana gute koze narababonye inshuti zanjye mwese mu bihe nari ndi gucamo bitambutse narababonye ku rumwiga byagenze ute se ko bitoroshera bibaze nyine nawe uri kumbaza gutyo kandi warambwiraga ngo inshuti yawe nyine uri inshuti ya yindi yo mu byishimo gusa mu bibazo kandi mwese turi inshuti ntabwo byagenze neza muri iyi minsi itambutse ahubwo si amakuru ya Kirina wamu ubundi Nadia wamuretse ubu Nadia uracyamwirukaho ubu wabuze abandi bakobwa kuri umuhungu ufite amafaranga ufite umutungo ufite buri kimwe cyose ubu Nadia uri kumwirukaho wamuretse nimba yifite umukunzi we kazabona abamukunda nawe ukabona abagukunda wamwihoreye ukishakira abandi nyine Chanel ibintu usobanuye byo ni ukuri nta nubwo ubu nyiri wa muntu bari kubwiriza ngo umureke kuko kumureka byo bimaze kunjya ku mutima igisigaye buriya ni kimwe ntabwo namureka gutyo gusa ngomba gukora icyo nifuza muri njyewe kuri uwo mukobwa yambonye kadage mwa kindi buriya we hari ikintu utazi uriya mukobwa wo kugira ngo mbone nka kadage ndahita na rura ruhungu bakunda reka se ni nacyo kiganiro naguhamagaye byibura ngo dukorane aka kanya nangira inama nk'umuntu w'umukobwa w'inshuti yanjye koze tudiringa iyo operation kugeza itangiye ariko nyine nubwo wageze hagati ukanyihinduka ntibivuze yuko utangira inama aho bigeze kariya gahungu ndagashaka ntabwo ugafata byibura numve nkafite mu biganza byanjye kanansobanurire impamvu ntabwo nabikwemerera reka ugiye kumena amaraso mu rukundo ntacyo nakora shaka ese ubu ngubu nta kundi kuntu washaka izindi nzira zo kubonamo wenda byibuze indi nshuti ariko utagiye kumena amaraso y'umuntu si ubwo urumva nayibona gute ngaho mu igitekerezo ufite amafaranga urakize ufite imitungo ureba nk'uyu muzo iyo urebye ubona nta wundi mukobwa wakunda kugira ngo umene amaraso y'umuntu ubu noneho nta n'ubwo ndi guhangana n'urukundo ndi guhangana n'icyubahiro cyanjye n'icyubahiro cya kampani n'icyubahiro cya famiye uri kumva kugira ngo byibura ntange isomo kuri buri umwe wandebye ntangire iyo operasiyo byibura yuko ari jefu wa wundi bagaragaza agati dushobora kwibaza ngo ko ufite amafaranga kuki utazana uriya mukobwa ufite amafaranga wageze icyo ukorera uriya muhungu ugatsindira Nadia kujya njye guhangana n'icyubahiro cya famiye mpangane n'icyubahiro cyanjye mpangane n'icyubahiro cya kampani hanyuma se ndashaka kukwereka yuko jefu atari uwo kugaraguzwa hagati
urumva ikindi ndashaka kubona Kelly byibuze ko hari icyo namukoraho uriya mukobwa agasara akayagara byibura byanshimisha nta nubwo nyanganye n'urukundo rwe nararujugunye ubu ngiye guhangana na kariya gahungu kishoye mu bintu katazi kandi umupangu wanjye narawutangiye ubu ngubu ugiye kugera ku musozo njye uzakarasa isasu ryanjye oya nanone njye ntabwo nagushyigikira ko ushobora kujya kumena amaraso y'umuntu ahubwo wowe reba izindi nzira ucamo ibyo kuvuga ngo urajya kwica umuntu ntabwo nabigushimira pe haza ubundi shanereka nkubaza izindi nzira uri kumbwira ni izihe uri kumva hari undi mukobwa wazanye umeze nka Nadia wumva nyine twahita duhuza ibiganiro tukajya no mu rukundo wamuzanye njyewe umukobwa namugushakira ariko utambwiye ngo ugiye ngo kumena amaraso siko ntarenze ko ibyo bintu wabikora reka nkubaza uwo mukobwa wamunshakira ese ubwo uwo mukobwa uratekereza ko namukunda ubundi wamunshakira nibyo biranashoboka ariko uratekereza ko namukunda simbizi nyine wowe none ubundi ugatekereza ko ubundi iherezo ryawe ari irihe uzabaho gutyo gusa cyangwa nzakwikundira ariko se mana yanjye kere ko namubeshye ko mfite ikindi kibazo ari nayo mpamvu nabona arakuyeho telefone ubu munsi twahuye nzamusobanurira iki koko ikintu cyose nkoze ntigikoreka ndatekereza Kelly umutima wanjye wifuza guhora twahorana nanjye nzakora iki kugira ngo mubone bya nyabyo duhorane mwana imbaraga pe n'akazi gatangiye kunanira nkora nifuza guhorana nawe ariko nayamubwiye nawe nkabona afite izindi bizinesi yibereyemo mwana mfasha mu by'ukuri umunyegereze nanti nawe ntabwo abishyiramo imbaraga ariko mana mfasha n'ukuri niwe niringiye umpuze na Kelly bya nyabyo tugumane kuko nibwo nzabasha kugira ikintu nkora kigakoreka mwana mfasha pe nagorwa musa ese ubu koko noneho ko ndeba urugamba rugeze ahaga ahandi numva ngo umwana arira ari nyina ntiyumve uyu muhungu Kelly ndamuvaho ese ndakora iki uriya musore yakunze umwana w'umukobwa umwana ufite amafaranga ufite iwabo bakize bambe umuhungu Kelly ntako abayeho n'umukene n'umutindi ariko kubw'urukundo aramukunda none bagiye kumuvutsa ubuzima ubu se ko bashyizeho ikiguzi ayo mafaranga nkaba naremeye ko nazayamutangira nkaba naremeye ko hari ubundi buryo bwakuba kugira ngo turokore uriya muhungu biragenda gute none se uyu muhungu murekuragwe ese ko njye naba ntamubaniye nkurikiye iby'amafaranga koko ko naba mbaye umusore gito ariko njye mbona ntakabaye muryamaho ariko nanone iyo bigeze ku bushobozi buri icyo gukora ubushize nagezweho n'abarara bansaba ko bamushimuta kubw'inyungu bari barahawe z'amafaranga ariko babwira ko nimba ari ikibazo cy'amafaranga nazaganiza umuryango nkaganiza umukobwa amafaranga tukayabaha bemereye 2 miliyoni ariko sindabigeza ku mukobwa sindanabibwira Kelly ibyambayeho mu by'ukuri ngiye kureba uburyo nahura na Kelly nzabahuzemwe na Nadia ko njye nta bushobozi mfite bwo kuba namurwanaho wenda ari amafaranga nibemera kuyatanga ari amafaranga tuzayehe barabarara ndebe ko narokora ubuzima bwa Kelly kuko nanjye nakabaye muvaho amafaranga ndayashaka ndayakeneye banyemereye akazi kandi mbayeho nabi ariko nanone reka muryameho uriya mwana w'umunyarwanda anirinde guhemuka nkuru uko nshoboye nshakisha ubushobozi hirya no hino mubwire nawe bushakishe turebe ko twahaba ari abasore barabarara
kugira ngo aramire ubuzima bwe. Gusa icyo nzi cyo ntabwo nakwemera ko bamwica, nzi icyo gukora. Mvarise rero impamvu itumye twicara tukaganira. Yego. Urabizi ko bidasanzwe. Impamvu rero nshaka kukubaza Ni iyihe? nshaka kukubaza imyitwarire usigaye ugaragaza, imyitwarire ugaragariza mama wawe, ko nzi ko wasabye imbabazi, ni iki gituma witwara kuriya? Nese nsigaye nitwara gute? So wibagiwe ko waraye utashye wasinze? Njye nigeze naho nasinze. Aho wabereye ikigoryi. Umuntu akubwira amakosa yawe ugakomeza ukayatsimbarara. Nadi nawe umusirimu? Umuntu uzi ubwenge wize vrema ugiye kuba nka mama uvuga ibiterekeye? Nje nzi ko nta kibazo rwose mfite pe. Ese ari wahindutse ukaba umwana muzima? Sha nyine ariko ndi umwana mwiza pe. Reka umwana mwiza. Umwana mwiza utakoropa, utafura, utakoza ibyombo, utavoma, ubwo umwana mwiza aba ameze ate? Ako Nadi, ubundi ko numva wari gushaka kwinjira mu buzima bwanjye, ibyo birakureba? Nguki? Ndumva ibyo udashinzwe kubijyamo. Ariko Alice na uzi ko noneho warangiye neza? Oya nakurangira Nadi, nawe wigira umuntu wa danje ugashaka kunyobora buri kimwe cyose. Umva rero nkubwire, hari ikintu kimwe utaruzi. Ikiyese? Umva nkubwize ukuri. Uru rugo mfite uburenganzira bwo kukubwira buri kimwe cyose nshaka. Ikintu cya mbere, ndakuruta kandi ugomba kubinyubahira. Ekada, icya mbere cyo Nadi, nuri mama, nuri data, nze mbona kazi ni wawe. Mbona nta n'icyo uri cy'imbere yanjye rwose. Alice rero ikintu kimwe ugomba kumenya. Genda kumva. Ugomba kwicara hamwe nkaguhanura nka mukuru wawe. Ibyo kuvuga ngo sindi ngo mama wawe, ndi kazi ni wawe, ngomba kukugira inama. Ndakubujije kuko. Ndetse na mama wawe ashyira hake. Ariko wanze kumva. Bakakujyana mu kigo ngororamuco bakakugorora. Sinzi niba ari byo wumva wifuza ushaka. Ese ubundi ubona nagororotse? Ubona nagoroye kugira ngo ibaza ariko njye Alice. Uzi ko amagambo yonyine uvuga agaragaza ukuri. Umva Nadi, ntukigire uwa danje ngo wishyire hejuru, njyewe ubwo ndanakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kumenyera kuko wowe ntacyo uri imbere yanjye. Maze ngo kazi ni wanjye uzabireke maze uzarebe ko njye nzabura kubaho. Wowe rwose ntacyo uri imbere yanjye mukuriragaho kunyo njyewe Alice ikumva. Si wankanga kandi uko niko kuri kwanjye. Ari urananiranye pe. Guma wicaye, ibyo ni ibikureba ubwo murebaguzwa nka mbeguru bwa. Yesu Kristo. Anti yaragendesheje pe. Yusu umukobwa n'u Rwanda. Aha. Naho ubundi Sandrine nuko byagenze. Ahubwo se mbwira wowe urya munsi bari babaye iki cyagiye uje mu rugo? Uriya munsi rero sinzi pe ibibazo nari mfite kubera ko uriya munsi Keri nari maze iminsi ndi kumutekerezaho cyane, noneho ngira ibyago. Nabyita ibyago musanga iwanyu. Ubwo se ni ibyago cyangwa urangurira? Buriya rero naguze ukuntu nakoze umuti. Umuhungu nawe yaje kundeba yasaze umutima utari hamwe ngo yakubuze kuri telefone, ngo amaze iminsi nk'ingahe ngo yakubuze, ubone yahangayitse byatari yabyegereje umutima. Niko kuguhamagara rero kirya gihe nkubeshya nyine ko ngufite amakuru. Shambera umwana mwiza nyine uraje. None se kandi kabazo k'amatsiko. Ko mperuka Keri ubona aguhunga cyane agutinya, yaje kugutinyuka gute ku buryo urukundo rumusaza kuriye? Nanjye rero ibyo bintu nibyo bintera gutekereza. Sandrine ntaguze amakuru buriya rero nayo mfite kigege. Mbwira re. Uriya munsi nari ndi muri modo nziza. Ubu mbese urukundo Keri yari yarapfukiranye namaze kurubona. Ati gute rero? Umva rero nkubwire. Keri yanyeretse urukundo nararubonye, umutima wawe ndi kugumana. Narabibonye yaje akarwiyambitse ngo yakubuze. Umva nkubwire rero. Urya munsi ngewe nuko nyine naje nkahita mubona nkahita mpinduka, ariko umva
umutima wanjye yahise uruhuka mpita mbura amagambo yo kuvuga ariko ubu ndi kugurumana ngwase fone warayifashe ntumbwiye ko uje umuhungu yashyizeho inkeke ongera uhamagare akira rero uriya nanjye naje amaguru adakora hasi urasi ubu Sandrine ampamagariye iki ndavuga ntaye kuko mbikeka kubera uriya inshuti na Keri nayo imaze iminsi nanjye telefone buriya nubwo yari yarapfuye ariko nyine agatima kari kariho najya kumushaka nabuze ko nagiye no mu murima no mu murima yagiyeyo yego ko urukundo yarwita icyo ariko nagiyeyo musanga mu murima hari izuba my friend ntabwo bizi nari nzi ko ari we waje mbona wagira ngo n'umutima wamujabutse muko ngo wagiye no mu murima se ariko urukundo urarwita iki kabaye ujya utabizi byatangiye mbona ari imikino nkugira inama none umva mwese ni ugutegura mukanjyana ahantu kugira ngo mbonemo uzi icyo nayo ntegereje ni ukumva mbwira ngo ndagukunda ko numva ari washishira zimfashe ngwiki ariko ubwo urukundo yarwita iki ndakubona Nadia wikaraze no mu murima none ntabwo uzi izuba ryari rihari Yesu Kristo ariko urukundo buriya nanjye nararurebye nduburira none ntabwo bizi none mfite ubwoba nabuze aho ndeba ariko ku mutima nishimye gusa nanjye biranshimishije urabizi ko igihe cyose nakubwiraga ko keragukunda kandi bizakunda ahubwo ubwo mwebwe mubwire wowe kuri wabigenje byari byiza ahubwo uzongera none se nshuti yanjye ko mbona umwana w'abandi wamukunze cyane nuramuka umubuze bizagenda ngo suko ko wamana we ni gute nakemera ko ririya jambo Jeff yambwiye kuko byaba ari iby'ukuri ariko se ko nanone yambwiye ko atakongera gukunda undi mukobwa utari Nadia zamuhera he kweri ariko se nanone nimba yarambwiye ko yankunda katigeze ambwira ngo dukundane se naba ndi kurota simbizi ariko kama mbaye turi babiri ntabwo nzabyemera pe nzakora igishoboka cyose gituma Jeff mwiyegurira ntabwo ibyo reka se Nadia ndusha iki ariko njyewe nta ikintu cyose byansaba nagikora kugira ngo Jeff atazanca mu myanya y'intoki pe ariko se nanone ko Nadia turi inshuti nta kuntu nazamutumira byibuze akaza kunsura tukanabiganiraho je naho uri hose nzagukunda n'ibyanga n'uburozi nzabuguha njyewe nta mikino mu rukundo ko bitewe n'ukuntu mba numva mbabaye kubera wowe ariko mbega agakobwa kageze kuri nuko asigaye yivugisha wagira ngo yarasaze neza agiye guta umutwe ariko buriya ndaje muraburize mwagomba kubimenya niba ndaje mukora akantu biriya bintu byo yicara akivugisha mbona umwana agiye kuzasara buretse ndamuhamya Musa nanjye nyataje gute se ari mwana umukobwa cyagiye burya kugira ngo namubuze ndetse munuka niruka ntabwo tuza numvaga ngiye gusaba nikoza kwa Sandrine ina mbere imfura Musa naho ubundi wasaba mugabo we uzi ngo byose burya cyagiye nagize nya navuga ko umukobwa namubuze nikoza kwa Sandrine mbere imfura namumumagarira akasubira kariyo yayo umuhungu gusa urahirwa wakunze uriya mukobwa nawe aragukunda uyu mwabuze undi abura amahoro mu by'ukuri urukundo rwanyu rwabaye empuwe rwabaye kimwe mu by'ukuri nta wahenze undi ase nawe urasinze njye nawe ugahangane basi nawe uzaturete Sandrine batiwe na Nadia nta wahenze buri ibintu byambayeho umukobwa yaraje ako kanya agombye no guhumbura yarahageze home nandi kwa Sandrine iwawe wagiye kumara Sandrine
uko nawe buryame araza ndamureba mbura icyo mvuga ikiniga kiramfata nawe buri icyo avuga ku buryo namubwiye ijambo rimwe ndamubwira ati kera imbabara mbuze gusubiza. urahirwa wa muhungu we, gusa mfatiraho wagize amahirwe, gusa nuko mbona urukundo rwayo nanone hanze ahangaha hari abantu baba barwishe inyuma bashaka kurusenya no kurushwanyaguza, gusa ngiki Imana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya. Ku isi hari abahungu beza bafite amafaranga, bafite igikundiro, bafite ubwiza, kandi bose bashaka gukunda uriya mukobwa Nadia, bakamuryoshya bashaka ko bakundana, ko yabakunda, ariko yanga gutsemba iti ni njye ni Kelly, umutima wose ngo ni Kelly. Tambwira ko wa muhungu n'ubu ngo akiri kuri Nadia. Kugeza ubwo abahungu bashyizeho imana amafaranga kugira ngo bakwikishe, ariko biranga. Na n'ubu baracyahiga ikintu cyatuma upfa, kuko ntibarakuraho, nubwo ubona ko nyine bamaze gupowa, ariko ubona ko agatima kagikoze iki. Kumbe je narenze ko buriya Nadia kuva dutangiye ntabwo yigeze amura y'ijisho, yigeze natuma ntuza akanya kanini tutari kuri telefone, tuba turi kumwe amaso ku maso. N'ubu babona aje hano buriya narenze ko amahoro yahinze. Kumbe ariko musanga igitekerezo n'ubu buriya nanjye wakora ibishoboka byose nkavana amaboko mu mufuka, ashaka business nkora ko byibuze byazangira akamaro niyo nacuruza amakara. Hombare waba ari wo, ko buriya ufite icyo ukora bituma abantu batagusuzugura, bari niyo ryaba ari ifaranga ryinjira buri munsi, uba ufite amahirwe by'umwihariko uriya mukobwa uburyo agukundamo naye mwazafatanya. Nshuti yanjye icyo gitekerezo cyari cyo, ariko ikibazo uzayacuruza ayo makara wapfuye, bashyizeho amafaranga, bashyizeho buri kimwe cyose ngo baguhotere ngo bakwice. Rase muvandi, mfite akababaro, mfite agahinda kugura umukunzi wawe, ndabona ngiye kuzakura. Bashyizeho amafaranga kugira ngo bakwice, bashyizeho buri kimwe cyose kugira ngo baguhotore, aho nkomeza kubyitambika. Noneho bigeze ubu ngubu ndabona ngiye kugutakaza kandi ndagukunda. Reba nyoko ari mu mazi abira kubera ubukene, murumuna wawe warafunze, niwe wari ubatunze, niwe wari ubagize. Mfite akababaro, mfite agahinda, hari igihe mba ndi mu rugo nkabitekerezaho, nkibaza uburyo bagiye kukwica, nkibaza uburyo bagiye kuguhotora, bikandenga bikancanga, gusa nkafata icyemezo ko ntazabyemera. Nziyambaza inzego za polisi. Ubu ugiye gupfa kubera urukundo twakunze uriya mukobwa rudashoboka. Njye ntabwo nabyihanganira, abizi ndagukunda, nabonye ubuzima wakuriyemo, ntabwo nshaka ko nawe nkutakaza. Niwe utunze bemerewe, ntabwo nzabyemera, ntabwo nzabyemera. Uriya mukobwa uzamureka guhera uyu munsi, njye ntabwo muri inyuma aho kugira ngo ubure ubuzima. Ariko ubundi no kubera icyaho urukundo ruri hatajya hatana n'ibibazo. Ndeba intambara zose Nadia yarwanye, aka kanya nyine nanone bibaye izindi ntambara. Kuko nemere gutanga umutwe wanjye hejuru ya Nadia, cyangwa umeze ninde famille ndeke Nadia. Ariko ntarirarenga, ahubwo reka amaguruke nkore iby'urukundo mbireka mu buzima bwanjye. N'ubundi igihe cyane cyo gukunda cyari kitaragera. Kuva na kera nabiketse ko Nadia atari uko gukundana nanjye. Basi nkora iki Mana? Basi nkora iki kugira ngo Nadia atazigera ncika? Basi ncishe mu zihe nzira kugira ngo ndebe ko nakigarura urukundo rwa Nadia? Ariko uyu mwana w'umuhungu ashaka iki? Uyu mwana w'umuhungu ko tudahuye, ko tutanganya amafaranga, ko tutanganya famille, basi yandekeye ibyishimo byanjye. Karibwo bwa mbere nari ngiye kwishima. Nari maze iminsi ntuje, nari maze iminsi numva ndi mu ijoro rito, nibereye mu rukundo. None Jeff abijemo,
nari nzi ko ibintu byarangiye. Jeff we Mana nyagasani ndananiwe. Kane wiriwe? Yego. Wiriwe utese? Yego niriwe neza mama. Ko wicaye muri salo wenyine? Ko wicaye muri salo wenyine? Nuko narindi kuruhuka. Naho ndi nta kindi kibazo. Kane sha ndananiwe. Sani nariheze. Kane mama amazi yo kunywa. Ko ndushye cyane. Sha umutwe ndumva urimo kunywa. Amaye ku mazi yo kunywa se? Reka nyakuzanire. Yego mukobwa mwiza. Shane, urugo mwiriwe mute? Mwiriwe neza. Nose mama bo mu kazi byagenze neza. Akazi kagenze neza, gusa umunsi kari kenshi cyane. Ndananiwe, se mukuru wari hehe? Sandrine ari mu gikari sinzi ibyarimo. Aho ugiye mu bikize? Naherutse ari guteka ariko nimba yanahishije. Muhamagare muvugishe mbone kujya kuruhuka ndananiwe pe. Muhamagare. Sandrine. Karameshani. Ngwino ure mami yaje. Se shani mami yaje. Naje. Sava? Biri uteze? Da, umeze neza se wowe? Sha meze neza cyane uretse umunaniro. Shane, share hariya tuvugane. Egera mukuru wawe. Sandrine, mwiriwe mutese mu rugo? Umeze neza mami, wose wiriwe ute, umeze te, umunsi wagenze ute? Shane, kwishuri se meze bite? Neza mama. Ha, uribuka ko ariko nakora gizeta? Urabizi neza? None uri kwiga neza nta kikuvangira. Mva rero Shanira mwana wanjye. Uri ubuzima iyo ukinyeho gake bitaba gusiga. Buriya utujeho gake ugatsindwa. Waba ushebeje umuryango. Shane, nshaka ko tuvugana rero no kugira ngo tuganire. Shane maze iminsi mbona ujagaraye ukuntu. Kandi umenye ko mu mwaka mubi. Shane utsinzwe urabizi nawe. Mubizi bishora maze kugushora hose? Mami ntabwo byaba. Kandi cyo nifuza no kwiga neza, bikurangaza ukabyihorera. Shane rero kukazana na Bruce. Sibyo? Nizere ko utakiri muri bya bindi byo kujagarara, nkabona urigunze, nkabona undi mu rugo utameze neza ariko shunagwamira neza. Ndabeshya? Ukuntu mbona umeze, ndabona utari muri mood, nizere ko nta kibazo ufite. N'amasomo byiza cyane. Ibyo ni byiza. Iga wite ku masomo. Ameza asigaye ni makeya. Bizatuzana Bruce. Wewe Sandrine? Ndakumva mami. Bimeze bitese? Ni neza cyane. Sandrine? Karame mami. Rero nawe wa mama twavuganye gutegura ibizami by'akazi. Nizere yuko uri kusubira mu masomo. Urareka nkubwire ibintu byose utabisubiyemo ntago wabyibuka. Nizere neza yuko none se si domaine yawe se kari akazi ko kwa mama? Ndi tayari rwose yo gukora examen kandi ndabyizeye nzatsinda rwose ku manota meza ku kigero kiri hejuru. Erega ndakwizera mwana wanjye. Ase ubundi warangiza mu Bwongereza akazi ka Jeff kakakunanira? Ntabwo byakunda akazi ko kwa mama Jeff nako kakunanira, nubwo Jeff kamunaniye n'uburangare yagize wenda kwizeye. Reka mbarekere njye kuruhukaho. Nta kibazo bana. Sibyo? Ndaniwe cyane. Nakubonye utagira ngo nuko mama agiye ntabivuze. Wambonye? Nakubonye kuva karito warurimo. Muri mu biki? Mugashondane mwa. Musiko muri abakobwa b'inkumi mwebwe. Nugiye kurangiza wowe? Shanira. Umva Sandrine. Mukansaze ngewe n'undi munsi. Mujye mwita asereka mbabaza. Ngira umunaniro. Semana yanjye. Barashaka kuzansaza mwebwe? Ngire akazi kaba kadije umutwe ngere hano mu rugo nsanye stress mujye mumbabura mutazansaza sibyo?
Chanel Saturn. Umva Sandrine sibyo? Mujye mumbabarira njyema ndaniwe. Mana yanjye. Mujye mutuza sibyo? Mwese muri ntimireka. Sibyo? Sava? Nago twongera. Mujye mumbabarira rwose njyema ninaniriwe mukantesha umutwe. Mubwire Sandrine ndakwiyamye ntukivaga mu buzima bwanjye uri kumva gagiye guhera kwisha. Kumva nawe ubwo bushinze igihe. Dore uko gasa. Ewe nawe ngo warakunze ntugaseka.